Yeah. Karame. Ndakwinginze ntuzave muri uru rugo. Uti? Ntuzave muri uru rugo. Gute? Uzajya ukomeza imbere. Ni icyo cyonyine se cyatuma nguma aha ngaha. Rega hari n'ubundi buzima mba mfite, hari ukwita ku muryango wanjye, ni byinshi. Abakunzi ba filime nyarwanda noneho twabashyize igorora. Waba ukunda filime ziteye amatsiko, waba ukunda inkuru z'urukundo kandi zikinwa n'abakinnyi b'abahanga, ntucikwe na filime Indahiro y'ubuto. Ese Gitifu Eric naramuka amenye yuko aba bana b'abakobwa yirirwa yirukankana abatesha umutwe ashaka kubagirira nabi, ari abana be bwite yaburiye mu mpanuka yatwaye umugore we, hazacura iki? Ese Ganza we umaze imyaka itari mike yazenguruka ashaka umwana bareranywe, namenya yuko Mia umufasha imirimo yo mu rugo ari we mwana bareranywe, hazacura iki? So what's going on? Igihe cyose tarabasha kubona kandi gace kasigaye gafitwe n'umukobwa w'inshuti yanjye, mukunzi ubuzima bwanjye. Ariko njyewe titire mfite urayizi, dore ko ni Gitifu. Gitifu, uzi ko hano ari mu rugo rwanjye? Rwamaze. Njyewe mba mu gihuru. Igirego cyo kuzana cyane wowe. Shenge, Karame Ganza. Ntuzongere kurira igiti. Hasi ntabwo nzongera. Okay, nari ngiye gufata urugendo rero. Kera ujya usoma Bibiliya? Cyane nibwo buzima. Y'abana b'Imana bajyaga kugenda babwiraga umutambyi akabasabira umugisha. Numvaga rero nawe nk'umuntu twari kumwe wanyifuriza amahirwe n'imigisha, hani kagendana nanjye kandinda mu majya ndetse no mu mazi. Ntacyo nyifuriza kugira ngo ibyo ngiye kugenda mahendo ibyo ngiye kureba. Ndakwifuriza umugisha, Imana iguhe icyo umutima wawe yifuza. Alright. Amen. Ndabashiriye. Basirika nk'urwibutso. Akoze Ganza, reka nanjye nguhe kano. Ndi duhura nzamenya ko ari wowe. Baragucitse baragiye. Ceceka. Hano rero. Ntucikwe na filime Indahiro y'ubuto. Urayisanga kuri YouTube channel yitwa Double C Studio nk'uko ubibona kuri ekara yawe. Ushobora kandi no kwandika Indahiro y'ubuto ukareba filime iri kuri channel yitwa Double C Studio. Ikindi twakoze nuko twapininze iyi filime muri comment, ushobora kujyaho ugakanda kuri iyo link ikakugeza kuri iyi channel maze ukaza tugasangira ibyiza. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share ndetse kandi no kuri notification kugira ngo ntuzajye ucikwa na episode nimwe. Iyi filime isohoka kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu isaha ni saa 4 zuzuye. Mareka tubanze tubibone, nitumara kubibona abantu bagafatwa, tubone gutekereza ngo mbese ko bafashwe tubabaragera iki, ese bageze mu rukiko bizagenda gute, sibyo? Ariko reka twagusimbuka tapu. Ubusi uyu munsi dufunga abo tutareba. Uyu munsi umuntu hana atarimo kubona. Kibazo niko ndi kumva uri no kubagenera ibihano. Cyebyo bihano ntabwo kandi uvuga kuri itegeko. Umwambaro wambaye ukwemerera kuba itegeko. Niba uhagaze mu mwanya w'amategeko kubera icyo utabashakira igihano kibakwiriye. Umwenda se cyangwa uteye uko rivuga ni ugufata umuntu wakosheje
ukamufunga agahanishwa itegeko. nyuma y'iyo myaka 2 hakabaho liberation, hakaba imbabazi za perezida bakamurekura kidegembye. Itegeko rimuhana sibyo, itegeko rimuhana ni iryanditse si ry'umuntu ahimbye. So rero mureke dutuze twese nibyo najya ngo tuganire sibyo, ibindi nzagenda mbibamenyesha uko iminsi izagenda yicuma sibyo. Okay, ibyo turabyemera kandi urukundo rwanyu ndarushyigikira, ariko ntabwo atekanye uyu nguyu. natekanye ko afite sibyo. Ikintu kimuhangayikishije kimuraza inshinga nta kirya reba yamaze no kongera kunanuka mu isi ishize ndari afite agahenge, ariko byose ikibazo ngo umwanya wose wokipe. Wow, thank you. Urumva Sylvie mwanya wose ntugashye ugiye kuvuga wowe ceceka abantu baherekezanye, hari ikibazo nta kibazo nanjye rata Sylvie herekeza bof afande Sawa na hajo. Sawa afande bro Karame ngo turaza kuvuga nini yego n'urutamvugisha oya nta kibazo oya hari ikibazo kinumishe reka abandi bana baherekezanye natwe turi mu rukundo rwacu n'abana bari mu byabo natwe twibere mu byacu. Bagire mu by'ukuri ugomba kwirengagiza ibi bihe byose uri kunyuramo, wumve yuko ndi kumwe nawe. kutumbira ngo nirengagize ibindi ariko birashoboka, haracyari tugomba kubishyiraho umutima tugakurikirana nk'uko musaza wawe bivuze, then we will know the way forward. Uzamenya ikizakurikiraho wenda mu nyuma, ariko ni ngombwa ko tubanza tukitonda. Fabi, umva noneho kuvuga ukambwira ngo bimeze gutya njyewe namaze gufata icyemezo. Tugiye kuba inyamaswa za zindi noneho zikubye 3. Kundebye utyo ubu ngubu ni ukuvuga ngo n'uburozi nabushatse nimugoroba barabunzanira ngo baguhitana umwe muri bo, ndahitana musaza we, nintahitana musaza we ndahitanira ibagiza mbikubwire. Ariko nizere ko atari njye uri kuroga. Turaba turi kumwe. Urabukoroga cyangwa urabumuha? Nabukoroga wabumuha nabumuha ubwo ufite n'ubwiki. Icyo nicyo nakubwiye yuko nge namaze kudesida yuko tugiye guhita tugira gute tubahitana, kuko ndabona nta gisubizo cy'ibi bintu. Nonese mukana nk'ubwo ubu maze kumuha kayitagwa aho ngagapfiraho noneho bagasanga mu nzu umurambo ko mukana wamba bari ibintu byo kuca kuko tukabivamo. Oya ntago tubimuha ku kanya ngo ahitapfa, aho ajya niho ari bupfire. Nimba ari musaza we arajya mu biro basange yagiye, nimba ari ribagiza akaza akaryama aragenda aryame, tuzavuga ko ari kanyana bararana nta bindi. Mukanamba nyine ariko ko ufite n'ubwiki yewe reka nkubwiza ukuri singiye kukubeshya Mukanamba, nta bundi bwoba mfite. Uriya muntu wowe no kubugireba ukavuga ngo ngira ubwoba ukahita ukora ibintu bihubutse, ari byo bya bindi cyera nashakaga gukora ukambuza, sibyo? Uriya muntu none ari umuyobozi bazamupima aramaze. Okay, niba ari kubishaka ntari we niyo ntambara ibintu byose mwavuze nabyumvise. Iki? Ibintu byose mwavugaga ntabwo kumviriza. Ni ukuvuga ngo muravuga mukavugira no hejuru, ntimumenye ko ibintu muvuga rwose ari ibintu bikomeye. Kandi buri ibintu mwavuze ari ribagiza ari musaza we, nta numwe muzagira icyo mutwara. Ariko abantu bose n'umugenzi wigendera n'umushyitsi wese aza ateze amatwi abanguye amatwi mu rugo rwa kwa Rugema koko. Ubu nawe ibyo ngibyo waje ngo nawe uje kumviriza, ntabwo twavugaga cyane ku buryo bigeze aho ibintu byose wese ubyumva. Urumva mugize Imana musanze ari byo bumvirisha, ahubwo ngiye inama nabagira
mukana mwasabye imbabazi koko mwasabye imbabazi ibi bintu bikarangira musabe imbabazi ariko ntanjye mubaze ukunda musaza wawe koko musaza wanjye ndamukunda cyane kandi cyane none se wishimiye yuko bazamufata bakamuhezamo burundu bakamujyana muri gereza bakamuhezamo burundu ese wari uzi ko nimba warabimenye urabizi ko Rugema ari we wishe ababyeyi bayiribagiza ibyo bintu byarantangaje n'ubu murabivuga nkumva agahinda karanyishe yarabishe anzanira umwana nanjye ngwa mu kantu arambwira ati uyu niwe warokotsemo numvise ntamwica nishe ababyeyi be ariko dore nguyu ubuzi ko twebwe tumubikiye ikibaba mukingira ikibaba tubikorera musaza murambura kwera namukundaga ndavuga se umujyane bamutange bihita binyinjiza ko ngomba kuba ndi kumwe nawe none ibibazo biraje twabanye mu byiza ibibazo biraje hite ngenda mubwire ngo byagenze gutya na gutya kuri uriya mwana nareze utarigeze uduha agaciro uzahana akavuga ngo nyirantambara aramuheheye nkamuheka nkagira gutengamuriranwa na Isimbi bakavuga bangana kuriya none amaze gukura atangiye kuvuga ngo lelelele nyirana magenda byumva rwose n'akazi wakoze n'akazi rwose katoroshye nta nubwo rwose nakuveba nkubwire wabanye na musaza wanjye byagenze gutya na gutya ariko kandi wavuze ndashaka ko asaba imbabazi ariko abaramukazi mwabaye mute wowe ubwawe warivuge ngo nasoka ngo ntacyamaze ko twaje gutera reka ngire nyirantambara inama ibi bintu ntabwo byarangiranye nanjye ndakubwiye byarambabaje kumva ko ari musaza wanjye watinyutse agafata umuntu akamwica musaza wanjye twose ibere rimwe urumva ko gahinda nanjye nzagakira ese wari uzi ko gusaba imbabazi wazisaba umuntu ariko akabanza agakora imirimo niba ari imirimo simburagifungo niba ari ibiki bakamufata bakavuga bati wareze umwana waramaze kwica ababyeyi be wari uzi yuko ngewe nanjye bagomba kumufata bakavuga ati waramuhishiriye umuryango wacu ukabura ese wari uzi ko nabuze umwana wanjye Isimbi kugeza kuri uyu munota none Isimbi ndamubuze papa we ndamubuze nawe sinzi ahantu ari baramufashe baramujyana story ni ndende nawe narinzi yuko waza nibura ukamfata akaboko urimo urambwira ngo nigende njye kubivuga ntabwo nzabivuga rindira musaza we naboneka aba ari we muzavugana ubimubwire kuko nanjye sinzi uko yabishe nawe agenda ese we wabyemeye agahinda kawe ndakumva ubuze umugabo ubuze umwana ndabyumva cyane nanjye urumva icyo cyasha kituriho kumva ari musaza wanjye wagize gutya agafata akica abantu ntabwo ari ibintu byoroshye ariko nyirantama ikintu gishoboka muri byose ni ukuri mwakwicara mugasaba imbabazi kubera ko ibi bintu bishobora kujyamo ubuyobozi n'ibijyamo ubuyobozi mutarabashije gusaba imbabazi bizaba bibi cyane ni ukuri mbabarira inyumviye ariko nyine nako ngako kari sapa nama zawe ndazumvise urakoze sibyo urakoze nakugiraga inama ibyo bintu bitekerezeho urakoze nabyumvise ndagiye rero numvise Fabi ariko yavuga kuri ntabwo ashobora kumvana ibiri mu mutima wanjye ngewe ngomba kwica iribagiza cyangwa nkica musaza w'umwe muri bo nta bindi tugasaba imbabazi Fabi narakubwiye ngo umutima wawe ufite hano ureke uvanemo ibyo by'ubwoba bireke asoni waduteye ubwoba n'umwe ni kamarade wazanye kiracyuma ariko nawe hari igihe nzakimwa akaba ari we ngitemesha wabyumvise nimugera biye gusaba imbabazi agawa kari wundi karahandurika ntabwo azi ibyo turi guhura nabyo wombo nuza wombo kura ni ubize ko yambaye amakoti se turamukira shaka ko uraberewe mwana wawe urakoze cyane mwe nawe uberewe no kwiteretera abakwe kabisa kandi ubwo nawe uzingura vuze mama naho bigeze se nakakubwira ngo wambaye neza neza ukamusubizamo urakoze nagushimiye nawe nyine kwiteretera abakwe birakubereye uri kumuteretera umugabo se kabiri kangahe wese baguteretera bagize nta muntu wantereteye ariko we wabonye generale ngira ngo noneho ntukirwe rwose namba nawe nabivuze wenda tuzareba uzagira ubukwe bwiza hagati yanjye nawe
tukanye baba batarananyemera asharima yatekereza njemba kwifuriza ibyiza arimo aragushinyagura kandi we yifitiye iribagezaho agiye gukora ubukwe waratuje nta nubwo ugenda umvugira wowe uraho ngaho ngura umusaza wawe ntuvugire ibiki byaba byose ntabwo ushobora kugenda ukamubwira ngo ndi umukobwa w'imico myiza imico myiza si uko ufite imico myiza mama si wumva aravuze ngo imico yose wantoje ko aberewe ibikorwa byose burasimbiriho uri kwirebera umuhungu niba kwirebera umuhungu wanjye ukuntu aberewe njye ntabwo ndi bucura bwawe uretse sheri ndaje uretse gato mama isi ureba uberewe utarajya ngo ngishagati utangiye kwitoza kwambara nk'abapapa oya nuko mvuye kuri ambasade ureba ibya amadosiye ya kampani yacu mvuye kuri ambasade y'Abanyamerika oya byakujyanye ntabwo nshaka kubisobanurira kuvuga ngo thank you mami kuko ngiye ko ya urakoze rega n'ubundi byose no kubera umutima sindacyawe ufite kwiragiza aho twari niyo mpamvu bigenze neza ya bigenze neza biriya okay dosiye nazibonye ikindi nahise nkomerezaho kujya kureba abasore bazanyambarira nayo mira arimo we kuri phone ntabwo yigeze amfata ariko nagiye kubareba kandi imyiteguro kugenda neza yambaro irahenze ngo abantu nibare bangane bari batandatu ibyo bambwiye ari ibintu ariko namwe mujye mubimenyera dore wagira ngo nasigajwe inyuma n'amateka njye rero ubu ngubu iki byarahindutse njye ntabwo nzakwambarira nzambarira iribagiza we ntabwo tukivuka ubu njye nzambarira iribagiza harya oya humura nayo ubwo njye ninjya kugutanga wowe utanga nde uzantanga warashatse ko watanga umusore utarashaka sinzi okay wende papa ni uzana se sinzaba ndi musaza wawe papa ni uzana wowe warambyaye nese papa zambara bya bintu bajya bambara by'imishanana reba mubwira aresha kuriya twatashye bw'umushiti wanjye twiganye ubonye ukuntu papa yamusohoye nanjye kuri nsohoye okay ikiriho ndibaza imyiteguro yanjye iri kugenda neza umurenge uri hafi mu by'ukuri ibyo ngerageza gukora byose kugira ngo Imana ibishyigikiye kandi namwe bagira ngo mbaye feedback mbabwire ko ibyo nagiyemo byose ari amahirwe ariko nanone mfite ikibazo iribagiza yataye umutwe nta nubwo imyiteguro ukubona njyewe nitegura we ntabwo yitegura nkanjye nta n'imbaraga bishyiramo nk'izo nshyiramo kubera ko aka kanya ahangayikishijwe n'ikibazo cy'ingutu cyabishe ababyeyi ubu rero nubwo ubona ndimo nditegura gutya kandi nkavuga ko bigenda neza ariko ndacyahangayikishijwe n'iyo ngengo ntabwo iribagiza nezerewe mpe habe ntabwo birumvikana reka mwana ndamwumva cyane gusa nta tutagira iherezo okay kanizere ko wenda bizagenda neza ntabwo kanizeye gusa nta kirya n'ubundi arababaye arabangamiye kandi iyo abangamiwe nanjye mba mbangamiwe imyiteguro ndabimubwira ukabona mu birere kandi kuko nanjye ruba afite amatsiko yo kumenya umuntu wakora imbaza bameze ngiye ankomeje umutima pe nari maze iminsi nyine mbona warangiye kure igihe cyose urabizi ko mama ariko bwawe sibyo urabizi mu by'ukuri ubuzima bwanjye bushingiye kuri wowe igihe cyose uri iruhande rwanjye niho mba numva ntuje kandi ntekanye mbese mu gihe utangiye iruhande uba ugira ngo mbanze nsakuze mbanze mbabare nyine ubabaze umutima wanjye niyo mpamvu naje kandi ubishaka nzanza buri munsi upfa gucunga gusa badahari ko rwasere yabo simba nyikeneye ariko bena nubwo ari na ngombwa yuko wamba hafi ari uko waje kundeba hano mu rugo nunda naguhamagara ariko kuri phone ushaka guhamagara buri munsi mu minsi ishize byari byaragabanyutse ariko nta munsi bwira ntakuvugishije mbe ndikuburana amahugurwa hari umunsi n'umwe bwari bwira ntakuvugishije ngambwiza ukuri okay ikibazo suko amagara ahubwo ikibazo inshuro warazigabanyije cyangwa warazongera oya n'inshingano nanone kandi wibuke n'ibintu mba ndimo nditegura by'umurenge byose mbabihuza ndetse n'iby'iwacu bijyanye n'akazi amatelefone yose inyavaho ujye unyihanganira mu by'ukuri okay reka mbyemere ntabwo wambeshye anyway sibi nta makuru cyangwa se akanunu
wamenya ushaka ufite byiza byiza waretse nagira isoni okay reka mvuge ndeba hasi tuzabyara umwana umusa oya musa oya niwe musa ugiye gomba kubasa na papa nyine na makuru wandusha cyangwa se uheruka ya Isimbi mvira kandi nawe rero muzira abantu bimereye neza mbese be ntuzi amakosa kuba mbikubajije bajye nyine nari kubwira ndeke twigumire muri umunezero wacu ntugicura umunsi Isimbi ntuzongere kumumbwira stress ziwe wapi kuva yava mu rugo hana kanone yagiye cyanyabya yes sinese naba mbikurijyana mbimaririye njyewe ariko nakubonye nk'icyuzuzo cyuzuza umutima wanjye nta hantu byari bihuriye n'ukuntu akomeza kwiruka inyuma ya Isimbi no kwiruka bigusiga kandi buriya mu by'ukuri inyuma yaho buryo yanyitagaho muri cyagena namaze kumuvumbura utagira ngo nubwo nari ndi kumwe nawe naramukundaga nari naramaze kumenya uwo ari we na mbere yuko ntoranya ngo mbamenyeshe uwo nsigaye nkunda yari biraho ibikorwa byose yakoraga rero kubera ko nta rukundo rwawe ruhari byari nko gufata ikaramu y'umukara ukayandikisha ku rupapuro rw'umukara nta kintu na kimwe nabonaga kandi nako bigenda cyane iyo hari ibyo ukorera udakunda cyangwa se utagukunda gatubireke so kanizere ko uri kuzirikana iby'umurenge wacu wowe iribagiza kuba byonyine biri mu mutwe wawe ndabyishimiye siko ntari mbizi se ntazi yuko wenda wibereye muri biriya bintu byawe nyine uretse ko byaba ari nabyo byanjye utajya utekereza kuri iyo gahunda ariko ndabizirikana rwose ikintu nagusaba ni kimwe aho be amatariki aregereje bishyiremo imbaraga ubyegereza umutima imbaraga zo zirahari n'ubushake n'ubwenge ahubwo hasigaye kuba wowe muri ibibazo uri kunyuramo bitaguherana ku buryo dushobora gupostponinga kwimura iriya tariki kuko byimuye ku buryo wasobanurira gitifu buryo wasobanurira bahita severe bari abantu badufashije kugira ngo tujye byagorana so affaire sociale gusa mu gihe gishize twari twavuganye ambwira yuko nta kibazo gihari mu busanzwe gahunda iracyakomeje nihaboneka impinduka bazatumenyesha ambaza niba nta kibazo niba abantu bazadusinya narababonye byose ndamwemerera okay ubwo uri kubitekereza ni byiza nagize ngo nyine wabaye nk'ubihagarika cyangwa se ubivuyemo kubera uzi situation ndimo yagize ko mfata umwanya munini wo kugutekereza ahubwo ntabwo gutekereza bebe rekeraho siko wigaruriye ubwonko bwanjye njyewe urandusha siko wagira ngo warabugabanye njyewe urandusha gushaka kwigira nkaho hariho umuntu nkunda hariho uvunika mu rukundo nawe njye nagukunda be turakundana ariko ntukajya ubabazwa n'urukundo ubundi urukundo ni ikintu gishimishije kandi nkunda kukubanurira kubeshya muri iyi minsi nari narahangayitse nabonaga warankuye amaboko nabonaga ntazi nkakwibagirwa nkakwibagirwa uzi ko mba ntekereza nkarengera nkagera no ku bana bacu abana yego tuzabyara bangahe 2 so ko tuzakore famille tubyare base 4 ngo 2 n'abakobwa 2 nasajya nwita nkajya ku gisendika rya inshuro enye zose ariko nzaba nkuba hafi so mbwiye yuko iyo iri imbere yawe nacyo uzantwitira 2 ngutwitira abandi 2 tunganye twumva ububabare wakwicara se tukaganira mu gatoya wicara garura mbere ndabanza gusaba imbabazi z'amakosa yose namukoreye icyo ni icya mbere icya kabiri urabizi ukuntu wari uhangayitse kubera umuringa wa mama wawe ibyo nibyo nari nkeneye kumva kuruta ibyo baje kuvuga akira umuringa wa mama wawe
wabonye miringa ya mama yari 2 uwa kabiri ndi uwa kabiri niba kamarade ufite ntabwo umuringa wawe mufite uzabubake uzabahamagare nabo kandi bazabikubwira nta wundi muringa afite n'uwo nari mfite uwonyine niba kamarade bawufite yego wabimenye ute ko ari bo bawufite kamarade yarawunyibye kandi urabizi ko yakoze hano ari umukozi wanjye n'ibyangombwa bimwe na bimwe nagiye mbura bijyanye n'iby'iwacu bijyanye n'iby'akazi bijyanye n'ibiki kamarade niwe wabitwaye nibyo mujya kuburanira ikibazo cyaro cy'umuringa ntubonetse se Fabi ko ndi kuvugana na Nyirantambara ubizamo gute ariko ngewe mfite imbana n'ubumuga kuki mujya kuvuga mu kancecekere iyi kese ntabwo ikureba uwa kabiri nawe ufite ngume uwa kabiri nabikubwiye ko ariko natanga n'igitekerezo hakiribaje niba umuntu aba atuje turi gusaba imbabazi amakosa twamukoreye kubera icyo utagomba kubabarira hakuze ko iyo umuntu yicishije bugufi imbere y'Imana agasaba imbabazi utamubabarira ari we Imana itangira guhana Nyirantambara n'ubundi mbaye ntarakubabariye ntabwo twaba tukirebana mu maso gutya si wumve rero uri umwana mwiza ngenge n'amabibona icyo nkeneye rero niho ukuntu wakwiyaranje umuringa wa kabiri ngerera umuringa wa kabiri ntawo mfite nakubwiye ko ari bakamarade ufite uza aho uri nyine kumenya aho ndi ariko wowe uvugana na kamarade ukavugana na Emile icyo ni ikindi wagiye kubageraho uturutse aha byiza cyane yego nyine n'undi wa kabiri ngomba kubona nyine ngewe nakubwiye ngo nari nyifite ari 2 ba kamarade baragutwara ubwo rero wimbaza umuringa wa kamarade nkuko umaze kumbwira yuko umubariye nanjye nakubwiye ngo nagusabye imbabazi z'ibintu byinshi sibyo uyu muringa nawe ufashe sa naho nawe ukubikiye kubera ko nakureze uruhinja rutoya ntabwo wari ukibasha kubyambara sibyo urakoze cyane rwose nguyu umuringa wa mama wawe ntabwo nigeze mwambara nguyu gusa imbabazi umpaye cyangwa wenda nimba uzimpaye ntabwo mbizi njye kuko nakubabariye kuko natekerezaga ko ibya mama wawe ugomba kubibona nibyo numva twasangira iki ni nk'aho aricyo kimenyetso kigaragaza ko ntabwo mbabariye Nyirantambara nakubabariye agira dusangire ibi ni ibikiri kwimana umuntu afata ikintu cyo kunywa akakimena ese kwiribagiye ubona ari ugomba kujya umwisigarizwa urabona se ni ukukubona ugenda uhagaze ariko nta bwenge ugira uri ikiwere wari mu mutwe wawe si wari bwese kutavuga ntabwo uzi kuyafata ku buryo baba bafata baguriza fata isigaye ntabwo ugomba kujya kurafata oya wajya ugira ubwenge iribagiye ibintu bisanzana n'urugo ry'ubuwere kugeza ryari cishwa ngiye gufata fanta reka mubwire famiye ancitse irya none ariko reka nkwereke ntubona ibintu uyu mukobwa ari kugenda ankorera famiye ndi kwanga kugira ngo Rugema atazavuga ati no mu muryango ngegezemo ariko Iribagiza ngomba kumwikiza kandi neza uyu mushiki uri kugenda yitambika arimo aragenda akora ku kintu kimwe Kanamba
uyu mugore afite ubwenge kandi budasanzwe nta nubwo amweruriye kandi wibuka ko yatwumvishije abicishije mu mayeri mu byo dutekereza tumutekereza kuko ni inshuro ya kabiri niwe kintu tuzageraho. Ataza kugera n'undi ujya ukoresha mbega ibyacu byose ibintu birimo birangirika mu kanama kandi biri gufata iyindi ntera ndende.